Bertard n'umugore we witwa Aline. Iyi kese mbere na mbere warayimenye wayivuga ute? Aba bantu wenda hari ubundi buryo usanzwe ubazimo ko nzi ko ukunda gufollowing ibintu byinshi kandi harimo n'umuyobozi waciye aside. Nkurikije uko kesi nayumvise ni abantu bashobora kuba barabanye barahuriye ahantu bivuga ko Bertard yabaga mu Bubiligi. Ndavuga version ya twakuye ku muyobozi w'umudugudu, umukuru w'umudugudu na n'ushinzwe umutekano. Ariko mu nyandiko nabyo hari ibyanditswe. Uriya mugore nawe impamvu uvuga ngo icyamoko cyajemo nka timing. Uriya mugore ubwo muri 2022 mu kwa 10 yandika yavuze ibintu bine yabapfa n'umugabo ngo umugabo amaze iminsi amubwira. Amubwira ngo ntabwo azi indimi ngo amuzengurukane, amubwira ngo anuka mu gitsina, amubwira ngo ibitugu birahengamye, sinzi ikindi yamubwira. Ntabwo yigeze amubwira ati nturi voilà. Kizina urwoko bujyana n'indimi. Mu nyandiko y'umudamu yiyandikiye. Ntago harimo so rero ikesi cy'ubwoko kivutse hagati ya 2022 n'uyu munsi kuko icyo gihe bamwandikishije bamubwira ati gira icyo uvuga. So rero noneho biza umutwarasibo waho yego ari nawe ushinzwe umutekano muri uriya mudugudu avuga ko batarambagizanyije igihe kinini kwa yego kuko Bertard ngo yabaga mu Bubiligi akaza n'abantu mbese batamenyenye neza yego akaza yakenera yaza ari nakamwakira akabonana hanyuma biza kurangira babyita sinzira babyitaga ibikino ariko nyuma hakaza kuvamo guteranira bajya gusezerana. Rero iyo nijwi ry'umushinga umutekano wanavuze ko yagiye no gutanga ubuhamya kuri RIB. Hanyuma muri kwa guterana inda umugabo avuga ati n'ubundi diseribateri ndakugira umugore nta birenze. Ariko mu gusezerana bati ntivangura mutungo bibanza kutemerwa neza n'umugore ariko birangira bemeye gusezerana basezerana ivangura mutungo. Ari narwo ruhande abo ku mugabo bavuga bati uriya mugore ntago yigeze yishimira ko bavangura umutungo. Ingingo ya 4 yavuze muri za zindi yongeraho ngo umugabo yicara amubwira ko umwana bafite wa nyuma ngo adasa nabo bombi ngo asana niwe na Bosco na Dr Bosco. Rero Dr Bosco nabyo ntago ari ikijyanye n'amoko kuko Bosco nitumuzi ntabwo ko bwita ba Bosco bwonyine. So nibyo bineri yavuze mu kwa 10 kwa 2022 hashize amezi 6 ubwo cyaba kivutse hagati ya amezi 3 kuko icyo gihe arafite umwanya wo kwandika niba yaratinyutse kuvuga ngo bavuze ko nuka mu gitsina ntabwo kuba ndi mu bwoko badashaka byo ari kubireka. Right? Hanyuma rero amakimbirane ubuyobozi vuga ko bwagiye muri kese yabo inshuro 3. Habanje kwahukana umugore mwagenda afata apartment Kabeza. Hanyuma waba wifuza kugura no gutuma ibikoresho by'ikoranabuhanga hanze y'u Rwanda ni Dubai no mu Bushinwa udahenzwe bikanakugeraho byihuse cyane nguhitiyemo Feliz Technology. Mudasobwa z'ubwoko bwose, amakamera, televiziyo za rutura, telefone zigezweho, iPads, tablets na accessoires zazo n'ibindi byose, igisubizo ni Feliz Technology. Mudatenguha ku mwimerere w'ibikoresho wifuza nta na kimwe kibuzemo n'ibiciro biri hasi nk'ikiranguzo. Ku bindi bisobanuro watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0785 228 479 cyangwa 0782 073 019. Wanadusura kuri Instagram na Facebook. Feliz Technology. Ikaze twinjirane mu isi y'ikoranabuhanga. Right, JALAS Official TV reka tubasuhuze tubifurize ibihe byiza amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye twizere ko muri amahoro. Abatameze neza mwihangane turabifuriza gukomera niko ubuzima bumera bubamo ibyiza n'ibibi ariko ibyo ari byo byose ntago buhora ari bubi. Kuri kamera zacu nongeye kwakira mugenzi wacu n'umunyamakuru akaba n'umusesenguzi yitwa Karegeya ni ryo mumenyereye cyane naryo benshi mu muziho
reka mpera aho ngaho nanamwakira muha ikaze Karegeya wiriwe neza ndakwakiriye. Yego ndabasuje n'abadukurikiye abakurikira JALAS TV. Yego umeze neza biraho. Ushize twaraganira bavuga uti nyaboneka abantu batukana ati ntago bo tubakeneye ushaka kugira icyo avuga ajya avuga ati ndashaka kuza nkavuga, ariko nabonye bimwe mu bitekerezo watanze barabyakiriye neza n'abatabyakiriye neza batanga comment. Ibingibi tubikora kugira ngo tubashe kubaka umuryango nyarwanda. Rero ntabwo twaba tubwira abadahinduka abagifitemo gutukana rwose abo ngabo ntibakagombye kuba n'uburenganzira bwabo ku mamega yabo, ariko ubundi iyo udafite umwanya wo gukora neza no gukora urabyihorera. Yego niba udafite gahunda yo gukora neza biriki, niba ntacyo ufite kizima cyo kuvuga ceceka. Tugiye kwinjira mu minsi yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ku nshuro ya 29. Nabonye bavuga bati nyaboneka niba udafite icyo kuvuga beta guceceka aho kugira ngo ushiduke wavuze n'ibitavugwa. Ngira ngo ni nk'inama wenda ishobora no kureba cyane cyane twebwe muri uno mwuga w'itangazamakuru kuko tuba turi expose. Hari ubwo umuntu nyine ashiduka yarenze imirongo migari. Ndabeshya? Birashoboka. Birashoboka. Okay. Yes, mbere yuko rero dukomeza ikiganiro reka nkwibutse ko muri iki kiganiro turi kumwe n'abitwa Feliz Technology. Abangaba bakaba bakorera Dubai na Kigali. Ushaka kuba wabatuma bacuruza ibikoresho bya electronique birimo computer nziza cyane, birimo amakamera, birimo ama accessories, amatelefone agezweho, ama iPhone ndetse n'ama Samsung, za Google Pixel, amatelefone meza cyane. Ngira ngo n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye ushobora kuba bavugisha akagufasha gushipinga imodoka yawe mu gihe gito cyane. Abangaba bakabagira umwihariko w'uko ikintu uguze uhita ucyohererezwa mu minsi mike cyane, umunsi umwe, 2 cyangwa 3, ntabwo igirenga. Iyo birenze icyo gihe bagira ibyo bagusobanurira cyangwa bakagufasha mu bundi buryo. Ngira ngo rero wowe ukeneye ikintu ushaka kubatuma ushobora guhamagara kuri nimero yabo cyangwa se ukaba wabandikira. Nimero yo guhamagara ni 0782 30 30 19. Hanyuma nimero yo kwandika kuri WhatsApp ushobora gukoresha iya Dubai cyangwa se ugakoresha iyo mu Rwanda. Iya Dubai rero ni akamenyetso ko guteranya 9 7 1 5 8 5 2 4 4 7 9 6. Hanyuma iyo mu Rwanda yo nayo urashyira akamenyetso ko guteranya ushyireho 2 5 0 7 8 5 2 28 4 7 9 0 7 8 5 2 28 4 7 9. Izo nizo nimero ushobora kuba wanyuraho ukaba wabavugisha ubundi ibijyanye no kuba wabona igikoresho cyawe giturutse Dubai, ibijyanye no kuba wafashwa kuzana icyo waguze Dubai. Ibyo byose barabigufasha ndetse no kuba babikikugurira hariya Dubai. Karegeya rero uyu munsi nkugaruye kuri kamera kugira ngo tuganire, ariko ndashaka ko twibanda kuri case. Ni case maze iminsi mbona izenguruka ivugwa kuri Twitter, ivugwa mu bitangazamakuru mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bamwe bati muri gufata uruhande rumwe, abandi bati version dufite ni imwe, ariko kubw'amahirwe dufite version navuga ko ari nk'ebyiri. Nubwo zituzuye neza. Twagerageje kuvugisha uyu mumama urebwa n'iki kibazo kuko ari we wavuzwe cyane muri no case, ariko ntibyadukundira. N'ubu ngubu hano mu kiganiro dushobora kuza kongera tukagerageza nimero ye mu buryo bumwe cyangwa ubundi kugira ngo turebe ko tubufatisha. Ni case irimo umugabo witwa Bertard n'umugore we witwa Aline. Ni case y'abantu babiri bashakanye, umugore n'umugabo, ariko hajemo amakimbirane ndetse bishobora kurangira umwe wenda yisanze no mu buroko cyangwa wenda akaba byanaviriramo umwe urupfu kurikije aho ibintu bigeze. Iyi case mbere na mbere warayimenye, wayivuga ute? Aba bantu wenda hari ubundi buryo usanzwe ubazimo ko nzi ko ukunda gufollowing ibintu byinshi kandi harimo n'umuyobozi waciye acid. Arakoze cyane. Ntabwo
ntabwo nari nsanzwe nyizi cyane uko train nari nzi chia seed umunyamakuru wakoze inkuru nubwo uvuga ko version y'umugore irahari ya kuri hanga yego nyine hanga niyo yashyizemo yakoze n'icyo bita nka timing uzi ko chia seed iri mu manegeka uzi ko ejo turatangira kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ashyiramo akubwoko mu nyandiko mu nkuru ya hanga hanyuma uriya mugabo akaba yayoboraga chia seed umva ibyo bintu nibyo byahuriranye amakimbirane mu ngo byose normal ariko gushyiramo ubwoko gushyiramo chia seed ubwo nukubera rimwe na rimwe kubera nibihe icya kabiri version y'umugore tuyisanga kuri hanga ariko nanjye umugore yaranyemereye ko muhamagara ariko ntabwo yigeze yitaba nanjye naguhaye nimero ze indi version dufite ni y'ubuyobozi ubundi buryo byose byanze nta ya Bertard ntayo turabona ariko aba bamwe bo mu muryango we nabo bageraho hari uburyo bagiye baci ruhande bakavuga ariko uvuga kuri kamera cyangwa kuri mikoro ngo umufatijwi ukamubura rero twabakangura niba hari ufite icyo abiziho wese akaba agakomeza agafasha abantu kumva uko situation imeze amakimbirane mu ngo byo nibisanzwe ariko hari ibihe hari aho wumva ibintu bikabije niko navuga so rero buriya nkurikije uko kesi nayumvise n'abantu bashobora kuba barabanye barahuriye ahantu bivuga ko Bertard yabaga mu Bubiligi ndavuga version ya twakuye ku muyobozi w'umudugudu mukuru w'umudugudu na n'ushinzwe umutekano ariko mu nyandiko nabyo hari ibyanditswe uriya mugore nawe impamvu mvuga ngo icyamoko cyajemo nka timing uriya mugore ubwo muri 2022 mu kwa 10 yandika yavuze ibintu bine yabapfa n'umugabo ngo umugabo amaze iminsi amubwira ngo ntabwo azi indimi ngo amuzengurukane amubwira ngo anuka mu gitsina amubwira ngo ibitugu birahengamye sinzi ikindi yamubwira ntabwo yigeze amubwira ati voilà kitene y'ubwoko bujyana n'indimi mu nyandiko y'umudamu yiyandikiye ntago harimo so rero ikesi cy'ubwoko kivutse hagati ya 2022 n'uyu munsi kuko icyo gihe bamwandikishije bamubwira ati gira icyo uvuga so rero noneho biza umukuru umutwarasibo waho yego ari nawe ushinzwe umutekano muri uriya mudugudu avuga ko batarambagizanyije igihe kinini kwa yego kuko Bertard ngo yabaga mu Bubiligi akaza n'abantu mbese batamenyenye neza yego akaza yakenera yaza ari nakamwakira akabonana hanyuma biza kurangira babyitaga ibikino ariko nyuma hakaza kuvamo guteranira bajya gusezerana rero iyo nijwi ry'umushinga umutekano wanavuze ko yagiye no gutanga ubuhamya kuri RIB hanyuma muri kwa guterana inda umugabo avuga ati n'ubundi diseribateri ndakugira umugore nta birenze ariko mu gusezerana bati ntivangura mutungo bibanza kutemerwa neza n'umugore ariko birangira bemeye gusezerana basezerana ivangura mutungo ari narwo ruhande abo ku mugabo bavuga bati uriya mugore ntago yigeze yishimira ko bavangura umutungo ingingo ya 4 yavuze muri za zindi yongeraho ngo umugabo yicara amubwira ko umwana bafite yego wa nyuma ngo adasa nabo bombi ngo asana niba na Bosco na Dr Bosco rero Dr Bosco nabyo ntago ari ikijyanye namoko kuko Bosco nitumuzi ntabwo ko bwita ba Bosco bwonyine so nibyo bineri yavuze mu kwa 10 kwa 2022 hashize amezi 6 ngo cyaba kivutse hagati y'amezi 6 kuko icyo gihe yarafite umwanya wo kwandika niba yaratinyutse kuvuga ngo bavuze ko nuka mu gitsina ntabwo kuba ndi mu bwoko badashaka byo ari kubireka yego right hanyuma rero amakimbirane ubuyobozi buvuga ko bwagiye muri kese yabo inshuro 3 habanje kwahukana umugore mwagenda afata apartment Kabeza hanyuma umugabo aje inyuma ubuyobozi buramubwira ngo nagaruke mu rugo hanyuma umugabo nawe aje abari we wahukana nabyo bibuku ubuyobozi bujyayo hari aho bavuga ngo bagiyeyo bajyana n'umutwarasibo w'umudamu bajyana mu cyumba umugabo ngo umugore yari yamumenesheje hanyuma agiye gufata imyenda ye n'amashini bajyana n'uwo mutwarasibo w'umudamu
hanyuma bageze mu cyumba umugore aniga umugabo umutwara si baratabaza yego hanyuma abandi bayobozi abanyerondo na mukuru w'umudugudu bajya kumutabara ejo bundi rero bwo umugabo nabwo yaraje kugira aje gutwara ibintu iyi kesi twabonye hanyuma habamo ikibazo ari naho byari bigeze cya gym imbese imbarutso ya nyuma na nyuma habamo ikibazo cya gym tonic imashini za sport yego ngo zaguzwe miliyoni 18 ngo yari yapanze no kuzigurisha ibyo nibiva mu bayobozi baho namakuru yego bo batanga batahishahisha yego hafi no kurahira akavuga ati nimere y'Imana kandi n'amategeko abimbajije nabivuga machine za gym za miliyoni 18 hanyuma ngo yari yazishakiye umukira miliyoni 15 yafashe na avance aje arazibura mu rugo rwasezeranye ivangura mutungo abuze donc umutungo ubwo buri muntu afite buri mutungo ufite nyirawo ubwo gym yari ya Bertard Aline nta ruhara ifite arayibura ubwo yaraje buri mutungo we icyo gihe ayimukira Kabeza uko umukuru w'umudugudu avuga ngo yari afite ratio y'ibihumbi 6 abifata amaye yo gukodesha apartment Kabeza ngo yamaze yo nk'amezi 2 ubwo ni 6 by'idolari yego cyangwa amayero komsa nuko ibarutse rero yejo ubwo Bertard aje umugore ashaka umugabo abari ujya kuzana ashaka gutwara ifoto jo croix yego arayimanura ifoto yabo bombi yari imanitse muri saro iri muri cadre ya mariage ntekereza yego maybe hanyuma barayirwanira mu kwirwanira umugore akomereka igikumwe yego igikumwe ikiganza igikumwe oya izindi ntoki n'amaraso yanyanyagiyeho nawe yo busera igifoto no ahakomeretse n'igikumwe kibumoso ahandi n'amaraso yahakwirakwiye niko ngiye mbibona we ireba ifoto neza ndi kuyibona ahakomeretse sinzi ko ahandi yaba ari ibisebe izi nzara zikarokoka okay barwanira yafoto yego ibyo rero nibyo byiswe nibyo nabonye mu nkuru yahanga banditse ngo yamuciye intoki amuziza ubwoko kandi kigaragara ni kira kirahure cyakebye urutoki rw'igikumwe barwanira iki ikadire ni kadire barayibona uko biri kose icyo tugomba kureba ni ukumenya ngo kuki ibintu biri amplified biri amplifié byakuze cyane birakuzwa rero no kuba harimo chia seed birakuzwa nuko tugeze mu bihe nk'ibi naho ubundi gukibirana kw'abantu none urumva bo ubwabo erega no gusezerana ivangura mutungo nubwo bitanga amahoro abashinzwe irangamimerere bakifuza kenshi bakigisha ivanga mutungo ubundi iyo byabaye ivangura mutungo abarimo akantu gato cyane kanuza ko kutizerana akantu ka pourcentage kari munsi niyo kaba rimwe kwijana kikimbira kuba mutizerana neza kutizerana biraturuka hehe uko bahuye nanjye byo yes nuko ubwo rero hanyuma umugabo ngira ngo inzego zatabaye nari birahagera umugabo aramutwara arongera umugore birakomeza abayobozi kesi nuko yasirikiye mu bantu ukurikije chia sida bigeze abantu n'igihugu dayere yaravuzwe cyane nayo mu bibazo yego noneho rero witwa ko kuvuga ngo ni CEO wa company yayo akagera n'ibibazo mu rugo ubwo nuvuga ngo ni nkaho navuga ngo ikisi ni nk'ibuye rimwe rishobora kwica inyoni ebyiri amakimbirane mu rugo ashobora kukugeza ahantu ariko ugakurikiranwa n'ibindi iyo ufitanye ibibazo ubundi ufitanye ibibazo n'inzego none umuryango nawe ukaza usonga kugira ngo urabizi ntabwo ushobora gushinjwa n'uwo mwashakanye ngo ubundi uwo mubana umwashakanye n'inzego ubundi ibyo ubuhamya bwabo bw'izo nzego urushako inzego z'ubuyobozi ubuhamya bwabwo ntibushidikanywaho bien sûr oya gushidikana kwabo kuri hasi cyane kurusha undi wese kurusha undi wese noneho rero ivangura mutungo rya Bertard na Aline byo bishobora gushamikira no kuri ayo mafaranga ya chia seed nta gihamya ko wenda ayo yashoragamo niba ari company
kuvanga umutungo niyo ni company ifite amafaranga ngana kuriya rimwe na rimwe harimo n'ay'abandi ashobora ko ari cyo yakumiraga. Yego. Ariko nanone n'umugore wasezeranijwe ivangura mutungo nawe ashobora kwicara avuga ati si ngewe ndi ku ruhe rwe. Iyo ni ugutera imetero. Iyo ni version ya mbere yo kuba bataravanze umutungo nabyo bwabyo byaba impamvu. Ariko kutavuvanga Bertard yavugaga ati reka ndamire amafaranga ya CYACID. Umugore nawe ati kuki ntagomba kuyaryaho kuyagiraho uburenganzira. Icyo ni kimwe. Hanyuma ikindi cya kabiri gishoboka nukuba ibingibi bimaze kugaragara kuko mu nama y'umushyirano nubwo bavuze kuri CYACID n'ugomba kwayo. Byumvikana ko abayirimo bose bashobora kugira ibyo babazwa. Kuba bagira ibyo babazwa rero nanone bishobora kuvuga ngo Bertard arashobora kuba yahisha ibiva muri CYACID akabihisha ku mugore. Kuko umugore naho mwasezerana ivangura mutungo mubyaranye kabiri pratiquement mwaravanguye gatatu. Oya hari uw'umugore yazanye abandi babiri nabo nababo. Kuba mwavangura umutungo mukabyarana kabiri ntabwo mwavangura amafaranga ngo muvange intanga muvanga abana. Bivuga ngo uwo mugore uwo umuntu ukurerera abana babiri aba ari uwawe. Kuba kumuhishaho amafaranga uba wizeye iyo nayo irashoboka. Ashobora kuba scenario yo guhisha. Akaba harabayeho nko guhisha ibintu. Ubana n'umugore mwavanguye umutungo. Kumuha amafaranga ni ukumuha yo gutunga urugo nta wajya kuyamubaza kubera ko mutavanze umutungo. Mu rukiko bakubwiye ngo uzishyura miliyari 2 nta kintu bamubaza. Bagasaba kuri konti hariho 200,000. Umugore afite miliyari 5 ntago ku mugore bajyayo. uri nuza bayitangwa iki donc umuntu utabasha kwishyura terime meshape ariko ndaza kwibuka utabasha kwishyura umuntu insolvable udashobora kwishyura imyenda iyo myenda yawe ariko uri insolvable umugore mwashakanye kuko ko mwasezeranye ivangura mutungo we atunze ibya mirenge ntabwo urukiko rwajya uragenda ugafungwa wenyine ukabiryozwa wenyine we icyo akora ni ugufatamo ayingemo akakugemurira akagusura kubushake bwe yes kubushake bwe ntabwo itegeko rimutegeka ngo akugemurira ntacyo rifashe kwishyura akarekare bishoboka kubera ko afite umutungo we nawe ukagira uwawe. Ibyo bintu rero byombi kuri iyi level kuri uru rwego biracyasa naho bivangavanze ntabwo biracayuka ngo tumenye ko ese koko barakimbirana ese koko bavanguye umutungo ku bwende cyangwa ari tekinike cyangwa harimo impamvu ziri financial ku mpamvu financier kuko n'ubundi umugore mwavanguye umutungo urishyura inzabamo uramuhahira ukita ku bana tusa ntabwo tutararenga aho ngaho Karegeya wenda reka ngaruka inyuma gatoya tujye kuri icyo kinyamakuru wakotinze kuko ni nacyo wenda gifitemo version y'umugore. Oya nanjye hariyo mfite abantu bo hafi y'umugore bagiye banyandikira inbox batashaka ko tubinyuzaho neya bavuga ko umugore reka gendere wenda aho ngaho no ku makuru nawe waba ufite umudamu ibyo yatangaje akavuga ati tukaba tubona hajemo n'ikintu gishya cy'ubwoko bitewe n'ibihe nk'uko bivuga nyuma y'icyo kintu n'ibyo twabonye n'icyo kintu nawe wanarije uvuga uti ndi gutera imetero nkabonamo ibi n'ibi byose birashoboka. Ibyo byose tubishyize hamwe wowe mu mboni zawe urabona iyi kese yaba yubakiye mu kugira ngo abantu bagabane imitungo kuko abantu benshi baravuga ati bashobora kuba bagonganiye ku mitungo koko nkuko nawe ubivuga ni uburyo kugira ngo bayigabane ni uburyo kugira ngo bayobye ubwo burari cyangwa nyine nibyo gutera imbere ntago bayigabana barapanze ivangura hakiri kare ivangura mutungo niba barasezeranye ivangura buri wese afite uwe yego ubwo ntago bivanze mbese buri wese ni ntuza ni yaba accountable ku ruhande icyo yakwangiza uburyozwe bw'icyari cyo cyose bwareba buri muntu ku giti cye ariko bitavuze ko niba mubana imyaka 4 mubyaranye kabiri kuba mwavanga umutungo bitaciye kwa gitifu umurenge mukavangira kuri konti mukavangira muri banki mushobora guhuza konte ariko niba kwa gitifu bitanditse ntago muvanze urumva ko bitandukanye biratandukanye donc abana bo birumvikana ko bavanze si byose uburiri barabuvanze ibindi bintu byose barabivanze so rero n'umutungo
ushobora kuba uvanze ariko mu mategeko uko ibyo basezeranye uvanguye icyo kirashoboka rwose kandi ubwo ni uburyo bwinshi abantu benshi bakoresha ari n'abasaba gatanya RDNR minute bafite ibyo bari kubazwa bijyanye n'umutungo hari kesi tuzi nyinshi yabona bizamufata agahita akora gatanya byose akabihengekera kudafite icyaha agasigara ari vide nta kintu atunze ariko bya bindi yahengekeye ku mugore muri ya gatanya konsome bigatunga abana be bigatunga akajya abwira umugore ati yakoresha urya muri iyi kese turi kubonamo ahantu umugabo yirukanwe mu rugo yego n'umugore yigeze kurwikuramo n'umugore akaba yararwikuye ajya kabeza arwikuyemo ariko icyo gihe umugabo nta ajya kuba muri apartment hanyuma we nyuma agarutse ubuyobozi bumubwiye kugaruka mu rugo umugabo aje umugore aramwanga amubwira ati sinshaka ko agaruka mu rugo yego ibi bintu bikongera bikazamo ikintu gisa nkaho gikomeye cyane cyitwa amoko gishobora kuza kuba imbarutso yuko aba bantu no gukomeza kuba babana bigoranye sinzi uko kubibona biragoye gusesengura ibyo nakubwiye birahagije gusesengura iby'amoko muri bino bihe wenda uzambaze nka nyuma y'uko karindwi wenda ntihagera ariko ukuri nyako ntabwo nakuvuga muri kino gihe biragoye byaba bishobora kwitwa ukundi bishobora kwitwa ukundi ibyo reka ne kubitindaho cyane gusa ikiriho indi verisiyo y'abantu bo ku ruhande rw'umugore bambwiye ko yigeze kurwara depression akajya kwa muganga kubera ibyo bibazo hanyuma rero ikindi abantu bagomba akantu gakomeye karimo uriya mugabo n'amafaranga afite inzabamo urumva kuba inzu bakodesha sinzi impamvu wenda batubaka wenda nta simbizi nari ubushobozi cyangwa ubushake hanyuma ka kantu ka kane ya nimero 4 umugore yanditse avuga ngo yarambwiye ngo umwana wa nyuma ngo ntasa natwe ngo asa na Dr. Bosco ruriya rugo rwa buri 185 byo kujyana ku Kacyiru kugira bapima ADN ari umugore ntiyayabura ari umugabo ntiyayabura kugira ngo kigeraho cyandikwa niba barabivuze usibye nabo ubwabo batanabishaka n'inshuti yabatwerera 80 ntabwo byaguteranya n'umuntu ngo wiyangira umwana ushware n'umugore wawe cyangwa n'umugabo wawe hejuru y'80 ntabwo bikiri benshi nubwo batanumye kubamamaza ariko ntawe niyo yaba bikiri 300 nayo ntiyakagombye kuba ikibazo ku buryo utunga umwana utemera cyangwa ku buryo umugore nawe atunga umwana umugabo atemera icyo kugikemura cyakabaye kigize niyo mpamvu mbwira ngo harimo fiction ndende nyinshi cyane rwose urugo rwabura amafaranga yo kujyana kuri forensic laboratory yego abantu badukurikiye iki kintu bacyumve ntabwo urugo rwayabura kandi ngira ngo icyo kibazo kinabaye ku nyungu z'umwana ntiwabura n'abaterankunga zahaguruka zishobora kuguha nk'ibihumbi 30 profame ikaguha 20 ntabwo wabura 40 zo kugira ngo aho kugira umwana abe mu gihirahiro ariko reba ruriya rugo noneho uko ruhagaze buri muntu afite imodoka umugore afite imodoka umugabo afite imodoka ibyuma bya gym bya miliyoni 18 hakaburamo ibihumbi 80 ibitageze ku ijana byo kwishyura laboratoire ngo bamenye so urero urumva harimo dukino twinshi yego uhereye ku ngingo ya 4 no mudamu yatanze avuga impamvu ze nyine z'intonganya ziri mu muryango no kuba hari amakimbirane ariko hari ingingo n'ubundi nabonye ikomeza kugarukwaho ariko uburyo yikuvugwamo n'uburyo we yanditse ibintu ushobora kubiriretinga cyangwa nawe ukatubwira uko byumva hari ingingo irimo ngo yaramubwiraga ngo anuka mu gitsina kandi nabonye abantu bavuga bati aba bantu ibibazo byabo bishingiye mu gushinjanya ibintu by'ugusambana kujya hanze ibiki wabihuza uti ibyo bintu biragoye kubihuza biragoye ni umugore wabyiyandikiye ngo yabibwiwe n'umugabo kunuka mu gitsina birashoboka biterwa na byinshi ariko si ubushobozi bafite nubwo uko yarwara ntavuzwe nanjye nicyo nibaza nubwo uko se kuba yashaka ibikoresho byangombwa bisibanganya umunuko wo mu gitsina byamunanira ni amazi se badafite ngo akarabe ari indwara bana yanjye we ari indwara yatuma unuka amasaha n'amasaha n'uwasambanye akora dushe kameme ntangire byo mvuga so rero kuvuga ngo anuka mu gitsina nimaza ko kandi n'umugore abyivugiye yego ashobora ni amplification nyine amplification y'ikibazo amplification du problème avuga ati ibi bintu birakaze kuko hari naho umutwarasi wawe yavuze ngo umugore yabwiye ubuyobozi ko atakigira icyo amubaza aho
atamubaza muri gahunda atamusaba mu buriri kubaka urugo noneho we akabyo yitirira ngo ni nkaho amunena ngo amubwira ngo anuka mu gitsina mbese ibyo rero ntago babiburanye ntago babibajije umugabo ariko umugore kubishyira mu nyandiko hari icyo yaragamije cyangwa nibyo cyangwa sibyo ariko uriya si umugore warwara indwara MST indwara zifatira mu mibonano mpuzabitsina ngo abura yo kwivuza nibura yajya kwivuzayo kugira ngo anuka ashobora kuba yaba simbizi biragoye kuko erega aribyo bita les armes lourdes ibintu bikaze cyane abantu bakoresha intwaro ziremereye zitari zikenewe kuko nubwa mbere numvise nabajya gusaba gatanya serareke bavuga ibijyanye no mu gitanda indani yego none tayi yarambwiye ngo nuka mu gitsina mugabo ntago bamubajije akanabyandika nubu tukaba turi kubivugaho n'undi azabivugaho izi mpamvu zose wenda ikintu mbona zubakiye ku kintu uri gukomeza ugaruka kuvuga uti ubushobozi bwabo ntago mbubonamo izi mpamvu yego kuko nk'impamvu ya mbere yavuga ngo umugore ngo yamuvuga ngo nta ndi mazi ngo ntago yazengurutse ibihugu kandi nabasiwo nabakire ahubwo ntekereza ko ahubwo bakabaye baba muri ubwo buzima none kwangaje umwarimu umwigisha isako ari 15,000 ko twirwa tuzigisha niko kwangaje umwarimu w'indimi byabananira ari umugore yamwiyangarije ari umugabo yamwiyangarije iyo mvuze ngo umugore nawe yemerewe kuba yakora nawe arinjiza kameme izo ndimi nawe kuziga ni ibintu toto kwiga indimi twirwa twigisha amezi 6 ukabura uradidibuza ucyuka kigira ikibazo imyaka ine bamaranye yabuze umwarimu w'izo ndimi no kameme ari mutuntu wumva ariko ibihe chiasidi nibihe turimo bifite nka hejuru ya 60% muri kino kibazo yego so bari hanganiranye yego aha ngira ngo rero mu izindi baruwa dufitiye kopi harimo ibaruwa y'umuyobozi ushinzwe irondo ry'umwuga mu mudugudu wa Kanserege yego ni umuyobozi nawe watanze amakuru yego muri no case yego ariko noneho avuga ibihabanye nibyo twavugaga mu buhamya cyangwa se mu byitwa amakuru y'umudamu yego ari nabyo abantu bahise buririraho abanye kuri Twitter bavuga bati uyu mugabo burya ndakotinga Joseph wa umuryango haraho yanditse ati ngiye uyu mugabo nari muzi neza nzi ko yitonda nari natunguwe ariko nkimara kubona no makuru maze kumenya ukuri ibi bintu banditse ngo iki mu ibaruwa uyu muyobozi ushinzwe irondo nimwe yanditse na machine ni ya machine rijyamo hagati urebe mo hagati hari aho yavuze ati nahamagaye abashinzwe umutekano bakora irondo bahagarariwe na Mvukiye Muhigo woniwe ni n'umutwarasi yego tibarahuye binjira iwe mu rugo umugore we abanza kwanga kubinjiza nyuma byatinze arareka barinjira bagezeyo umugore we Aline amubaza niba yazanye umuntu ufungura televiziyo amubwira ko ahari barangije barapakira umugabo yinjiye mu nzu abura ibyuma bya siporo abajije umugore we amubwira ko atazi aho byagiye umugabo amanura cadre irimo ifoto yabo ayitwara hanze ageze hanze amena ikirahure cya cadre ngo akuremo ifoto umugore icyo gihe umugore yakurikiye umugabo we hanze aramufata ashaka kumwaka ya foto barahirwana maze umugore we akora muri cya kirahure cya cadre yamenetse kiramukomeretsa mu ntoki umugore abonye ko intoki ze zakomeretse yise ajya gutanga ikirego kuri RIB amakuru nayo ariko bari bamaze igihe babana mu makimbirane yego aha ngaha rero ni ku bayobozi ni side y'ubuyobozi twavuga ko y'ubuyobozi ari nabwo umundi nikoma nta uruki aha niba aribo bajyaga guhosha ayo makimbirane ubu temwanyaje batanga hindi se wayishakira hehe abo niyo ya mbere niyo ya mbere yagombye guhabwa agaciro kurusha umuturanyi naza bazavuga ati ashanzwe ari inshuti ya Bertard undi navuga bazavuga bati uyaravugira Aline urumva ariko ubuyobozi nicyo bubereyeho attention ari naho mu nkuru yahanga ari naho Aline yaravuze ngo nandikiye ubuyobozi mbutakira ko umugabo ntoteza ampora ubwoko yego icyo gihe nukuvuga ngo ubuyobozi bwaho yarabunenze ariko ubuyobozi ku myaka ye n'urwego ariho iyo ubuyobozi bwo hasi mu mudugudu batakumvishe
kwisiba batakumvise ujya ku kagari ukajya ku murenge ukazamuka kuko hose arahazi urasa umuntu wayoberwaho ajyana ikirego ngo nuko ngo hasi ngo bamubindikiranyije ako nako ugomba kukumva kurifo kureba umuntu uvuga ngo nabwiye ubuyobozi nibwagira icyo bukora wabwiye ubuhe ese wageze kuri plafond ya bwose Okay. Ntacyo reka dugiraho dusoreza ndabona ikirere nacyo kitoroshye kubera ko nagira ngo tuganire kuri no case cyane mbere na mbere urabona bamwe baravuga bati umugore yahimbye ikinyoma abandi bati umugabo ntiyatangaga keya ndetse n'ibyo byo gucana inyuma wowe hangaha uhagaze no kandi nkubwira ngo case irimo chiacid ikabamo ubwoko ikabamo amakimbirane mu muryango ikabamo ikoza ku nkeke kadutegereza ahubwo ibizagezwa imbere y'umucamanza nibwo tuzamenya ukuri uyu mugabo nubwo yajyanwe kubera kira gikumwe dushobora kuzabona mu rukiko avuga abazwa ibindi icyo tugomba kukitegura kuko urumva ni uruhurirane rwa byinshi ariko imiryango ibanye mu makimbirane yo ni myinshi muri kino gihugu ni myinshi pe ariko hakaba ubwihanganirane bukagira levels hakaba bihangana cyane abatihangana so rero urumva Aline nawe yashobora kuba yarasabye gatanya na mbere ibyacu yasidi bitarasakuza mbere tutaragera mu bihe byo kwibuka harimo utuntu twinshi ariko burya nibyo nkunda kuvuga ko abantu tugendana byinshi tugendana ibyaha iyo kimwe cyagiye hejuru ugomba gukurikiranwaho icyo kimwe n'ibindi birazamuka ugasanga none bibaye uruhurirane bura rero ukuri nyakuri tuzakumenyera mu rukiko yego Karegeya reka duhinira ahangaha ngushimire nabonye hari uburyo bushya bwaje bwo kujya abantu bahabwa ibihano bitari gufungwa tuzaganiraho ntago ari bushya nuko bari baragiye babyirengagiza nyuma yo kuvuga amajwi menshi ya societe civile itangazamakuru abavoka abadefenseurs ba droit de l'homme ariko bya bisanzwe nese tije se nibwo bwa mbere zije wenda itegeko rishya ryaje tije yagiyemo abakoraga abakurikiranwaga genocide yakorewe abatutsi wenda nta ngira ngo ubwo bigiye kugera no mu zindi kategori z'ibyaha ariko ngira ngo tije n'ubundi zaje zisanzwe zemewe so ni uburyo bwo kuvaria uburyo bwo guhana mini hangaha twibuke twiyubaka ku nshuro ya 29 ndagushimiye asante sana